indumva y'amavuta arashopinga we inini waya we imando yasire imando girere. Ese byaje bite Dawidi? Ni ibiki byagufashe Dawidi ko nzi ko nta kazi ugira, watekereje kurambagiza umwana w'abandi gute ngo Zaburi nshya. Arukirangana kwa sohoja bera
indwara zose arazikiza kuva kera kugeza uyu munsi Yesu aracyakora niwe mukiza w'imibiri n'imitima indwara zose arazikiza abamwizera bose bakizera ko abasha gukiza abo nibo bazakira indwara z'imitima haleluya bakagubwa neza abamwizera bose bakizera ko abasha gukiza abo nibo bazakira indwara z'imitima bakagubwa neza Barutimayo ari impumyi yabashije kwizera ko Yesu yamubera igisubizo Barutimayo ari impumyi yabashije kwizera ko Yesu yamubera igisubizo kuko kwizera kwe kwinshi yahise akira indwara yarafite ahita umuhamya ko Yesu ashobora byose kuko kwizera kwe kwinshi yahise akira indwara yarafite ahita umuhamya ko Yesu ashobora byose natwe turabahamya b'imirimo Uwiteka yakoze ntitwayibagirwa natwe turabahamya b'imirimo Uwiteka yakoze ntitwayibagirwa nimuze murebe ko Yesu agira neza nimuze murebe ko Yesu agira neza uko yarejo niko ari ona bwajya hinduka nimuze murebe ko Yesu agira neza uko yarejo niko ari ona bwajya hinduka Yesu nabwajya hinduka turabizi nabwajya hinduka iyo wemeye mukagendana ntabwo ahinduka arindi jambo ntabwo ajya ahinduka haleluya haleluya manishimwe b'imirimo Uwiteka yakoze ntitwayibagirwa nawe tumusaba imbaraga tumusaba kutazacungurwa n'iminsi n'ibihe kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zizamuke ibihe byose
turagushimiye ko kuri Imana bihari, turagushimiye kuri Rabi Mora Shayini Gloria, turakubenevo ya Sire Girere, turakwinginze ngo nuwubahwe ibizima n'abakuru abasarafi, mwami Yesu, mwami Imana yacu, turagushimiye, turakwinginze, tugukomeye Rabi Nesta ya Shayini, tukuzamuriye icyubahiro kuko uri Imana yera, mu izina rya Yesu. Ijambo wavuze uririnda ibihe n'ibihe, turagushimiye, tugejeje ahangaha kuba turiho nta agaciro k'icyo watuvuzeho, kuba turiho nta agaciro k'amavuta. Amavuta yawe ajya agira umumaro, iyo umuntu afite amavuta umweru urashira, iyo umuntu afite amavuta akatura imyaka. Amavuta arindira umuntu mu butayu, iyo umuntu afite amavuta aba uwo kwifuzwa, iyo umuntu afite amavuta akagendana amavuta ibihe byose mu nzira z'ibizigu, afite amavuta mu izina rya Yesu. Amavuta yamukore bikomeye, amavuta yubaka umuryango, amavuta atuma mwami Yesu agushopingana n'abantu b'umumaro. Aya mavuta niyakura umuntu mu kidaturwa, aya mavuta ajya atuza umuntu, amavuta aramenyekanisha umuntu yafite. Mwami y'ibihe turagushimiye, ni wewe wenyine wabanye na Meshake na Abedenego, urangije ubana nabo mu itanura ry'umuriro. Mwami w'ibihe niryabatwika, warakoze, warigaragaje mwami Yesu. Reto peneta ya Shayini Rabenevo ya Sire Girere, turakuze nebo. Yewe Uwiteka, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'umuriro, uri Imana ihagurutsa, uri Imana irema. Ndagushimiye ibyo wambwiye mu iki gihuru, ndagushimiye ibyo wavuganye nanjye ko wabishohoje, ndagushimiye ko uri Imana y'imbaraga, turagushimiye. Reto penevo sharabini waya mandiko ya Sire, turakuze nebo mwami. Uyu munsi wa none turagushimiye ku ijambo wavuze uri kure kine bihe n'ibihe. Turagushimiye, wajyaga umbwira yuko uzanshyira hejuru, wajyaga umbwira yuko uzamuzana abanyamugisha, wambwiye yuko uzanshopinga amahanga akabimenya. Ndagushimiye ko wamvuze yuko ukabivuga. Nta mashuri mfite, nta dogitora mfite, ahubwo mwami ibihe ijambo wavuze uri kurikirana ibihe n'ibihe. Turagushimiye, turakuze nebo mandiko ya Sire, turabenetaya sharabini waya Mana nyiribihe. Turatatanya imbaraga zose, turakubita hasi ibyiyobagiza, turakubita hasi imbaraga z'umwijima, imbaraga za karande, imbaraga zitembera, imbaraga zikamya, imbaraga zikamya isoko, soko y'ubuhanuzi, soko yiyerekwa, soko yo guhanura, soko yo kubwiriza. Reto peneta ya Shayini Rabenevo ya Sire, duhamagaye Imana, duhamagaye yera. Reka aya masaha Imana yubahwe muri twebwe. Aya masaha wigeze ubwira bene Kuro, urababwira bagira mu cyuma bita Baka ngo bazagenda ahantu hamere nk'amasoko. Reka natwe aya masaha amasoko aboneke muri twe, amasoko akore. Reka iyi soko isaba isoko igihe kirekire. Mwami w'ibihe ijambo ryawe, mwami w'ibihe uraririnda ukarikurikirana. Ijambo wavuze mwami w'ibihe ntabwo ujya uvuga amasiga cyicaro. Ijambo wavuze mu butayu umuntu abana naryo, mu nzira z'ubwo umuntu akabana naryo, inzara ije umuntu akabana naryo. Turagushimiye yuko isonzesha igahombanya umuntu ari nayo inamuhombanura, itinze umuntu ari nayo imamutegera. Turagushimiye ishoni kibi cyawe mwami Yesu. Reka iyi gahunda mwami w'ibihe ibi yawe uzayiyoborere mwami w'ibihe. Turasenze, reka herekezwe n'amavuta yawe, reka herekezwe n'icyo wanditse mu izina rya Yesu. Birambwira ngo icyo wanditse wamaze kucyandika, kandi icyo umuntu nta hantu kijya. Ndagushimiye nubwo niyorosaga iribuye mwami nkaryisegura. Ndagushimiye ko warinkuyeho, ndagushimiye ko uyu munsi wa none urinsanzeho, ukavuga ngo mpaguruke nk'uko wagushe wa murwayi wo kuyidendezi
ukamubwira ngo umunsi wa none nikore uribwe maze azinge yigendere. Ndagushimiye rero ko mwami Yesu, induru umwami Yesu yaravuze, nyamaswa ziramuka, abantu baravuga, warandinze, warandokoye. Kandi Uwiteka dufite ibihamya yuko wavuganye natwe kuzatugirira neza. Ni wubahwe rero Rabe Morashayini. Turasenze aba basore babona umugisha kubwo kwitanga, babona umugisha ubwo guterera umusozi bakaza ahantu. Mwami iribihe, ndagushimira yuko abantu bateye bamenya ubuzima bw'umuntu ariko ukabumenya. Ndagushimira yuko no munsi yibuye ujye uhakura umuntu. Mwami Yesu, mwishyamba uhakura umuntu. Turagushimiye Imana y'amahoro, Imana twamenye, Imana y'imbaraga, Imana umuriro mwinshi. Ndasenze wigeze umbwira ngo mwami ngo uzampa amavuta azatuma abantu babasha kunsobanukirwa uwo ndiwe. Ndabwira ngo mbese amavuta natunga gute? N'amashuri na dogitera. Urambwira ngo masitazi y'umwuka wera yigira agaciro. Heruse kumbwira ngo noneho ngiye kwiga mwami, ngiye kwiga ngo amashuri ya nyuma. Ndagushimiye rero ku munsi wa none hari icyo ugiye kuzakora. Mwami Imana yacu, mfite kwizera ko naho utakura umuntu, naho utamugeza murengera ngo mwami Yesu irizaba imbuto niri muhungwa. Ndagushimiye ruko wadukuye waba w'inyamaswa. Uyu munsi wa none warahabaye urigaragaza, witwa Imana ngo himbazwa, utanga umugisha mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, abazumva dusenga twarabaye mu butayu bazakomezwe nibi, kuko ibesha mu butayu n'igihakura umuntu. Ibesha mu butayu ibasha kurindira umuntu icyo yamuvuzeho kikazasura amahoro. Turagushimiye rero ko ijambo wavuze atari amasiga cyicaro, kandi ijambo wavuze ntago yari mungwa. Ndagushimiye yuko ibintu byose birashira, ibintu byose biribagiranwa, ariko amasengesho yabera ntago ajya burira. Amasengesho yabera aratumbagira akagera ku Mana. Amasengesho yabera ajya agira depo, igihe cyageze Imana ikora muri depo. Ndagushimiye yuko ugiye gukora muri depo y'amasengesho twasenze dushonje, tukayasenga abantu batuvuma, tugasenga abantu batwanga, ariko uri Imana uko bwije nuko bukeye ukaduha amasezerano. Abantu bakagambira ibi kuri twebwe, ukagambirira ibyiza, bakarangiza igihe cyaje ivuga butumwa ukaryongera mu maso yabo. Turagushimiye rero kuko mu mbiko y'amasengesho ko mwami Yesu hari icyo ugiye gukora. Turagushimiye rero ngo nuhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo byizeye. Amen. natwe turabahamya b'imirimo Uwiteka yakoze. Ntitwayibagirwa, ntitwayibagirwa. miziki bakunzi bazabona icya twongeye kubasuza mu izina rya Yesu. Turifuriza umugoroba mwiza mwebwe mugeze ku mugoroba, mwebwe muri mu gitondo namwe turifuza igitondo cyiza. Wowe uri mu kazi ndakwifuza akazi keza, uri kuruhuka uruhuka neza rwose. Hanyuma wowe uri mu bihe byo gusenga, bihe by'amasengesho, komeza ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ndakwifuriza amavuta y'Imana. Hanyuma reka imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana no kugira neza kwayo bibe hamwe namwe abera bose muri Kristo Yesu. Uyu munsi wa none ngira ngo murabona ko twatangiranye urugendo ku musozi, urutare rukomeye cyane, ariko kandi by'umwihariko haba umusore w'umunyamasengesho umenyere ku izina rya Dawidi. Ngira ngo izina Dawidi Imana agiye ryita abantu benshi cyane bitewe n'ubuzima bagiye babamo, ariko kandi buri wese agiye afite umwihariko w'ubuzima bwe. Uyu munyamasengesho ni umugabo yahoze atwereka ahantu yari atuye cyangwa se yiberaga umunsi ku munsi. Aha hepfo anga mubona hari bino byatsi niho yararaga kugira ngo arare hagati n'agatabagizi ba nabi batazagera ngo banamugire nabi, ariko kandi kwakurikiye ubuhamya bwe yatubwiye ko ariko Imana yabishatse, ariko Imana yabitegetse. Hanyuma kandi yumva nyuzwe nabwo nyuma yo kuba mu buzima bwo kuragira inka zaba afite amatungo. Imana ikamukura ikamuzana hano kugira ngo asengera ubwoko bw'Imana, asengera igihugu, asengera itorero. Uyu munsi wa none rero twahamusanze aha hantu
aba umunsi ku munsi arara ahantu aterera inshuro zirenga 5 ku munsi kugira ngo asenge cyangwa se akoresha umuhamagaro nk'uko Imana yamuhaye. Ariko umunsi wa none ngira nk'uko mwayibonye ntago turi twenyine, ahubwo turi kumwe n'umwari, umukobwa mwiza cyane, ngira ngo baje gushaka Imana, bafite icyifuzo gikomeye cyane, baje gusengera. Ariko kandi Imana yacu ni Imana yumva, ni Imana igira neza, ni Imana iyo uyisenze irakumva. Muri ibyo umwe yaririmbye, nubwo ntarabakira ariko baramfasha kuri ino ndirimbo. Umuntu yigeze aririmba aravuga ngo dufite Imana ngitabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo, haleluya, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo, iyo twizeye iratwumva we. Dufite Imana itabara bayo, iyo twizeye ibasha kubikora. Dufite Imana itabara bayo, iyo twizeye we iratwumva. Uyu munsi wa none rero tubasanze hano, ngira ngo twateranye umuzi, mufite ibyifuzo bigiye bitandukanye, ariko kandi nagize amatsiko ahantu nk'aha ngaha ntago ari ahantu umuntu apfa kuza gutya gusa, ariko umwe n'umwari bya byose hari icyifuzo gikomeye abantu baba bazanye. Mbere ya byose, mbere ko tuganira, reka tubanze dusuhuza abakunzi ba Zaburinshya. Ni karibu mukozi. Mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiye kuri Zaburinshya, kandi tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana, kandi bagubwe neza, ari muri Amerika, Mozambique, mu Rwanda hose, Canada, ibihugu byose bizabasha kutubona, bizagubwe neza kandi bizafatwa na kino kiganiro cy'abantu Imana igiye gukura mu butayu kubwo kwihangana tugategereza Imana. Buze ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi ijambo Imana yavuze ntago riba mu nzu gusa no mu butayu ribayo. Kuko umuntu wese agomba kugira ahantu yacishijwe. Yigeze mbwira ngo ndashaka kugira ngo uzambwire abantu ngo umurokore wese udafite ikosi yinjiriyeho, ni ngombwa ngo uwuriye nk'iki wese azabanza ajye gufata ahantu agomba kuzafata irembo yinjiriyeho. Rero umuntu wese agomba kugira ahantu yaba yaranyuze, kuko aho hantu twanyujijwe twese cyangwa duhagaze mu rusengero, buri wese azerekana ahantu yagize ute yabanje kunyura naho yakuwe. Rero njyewe nashijwe mu iryo rembo rinyerekeza kubamo hano. Kuba hano rero ntago byambereye impanuka, ntago biye bimbera ngo bintungure, kuko numvaga ko byanze bikunze yuko nagiye nkurikira ubuhamya bw'abami ba kera bagiye basenga, numva ko umuntu wese hari aho yabanje guca. Rero nanjye nabanze guca ahantu ho hari n'abandi babaye mu ishyamba, ubundi na Yesu ishyamba ribayemo. Rero nge ntacyo nari cyo kuba ntaba mu ishyamba kandi na Yesu ribayemo. Rero kuba naribayemo ndizanywemo n'Imana ikambwira ati mwana wanjye, ndashaka ngo uzagira amavuta ari hejuru, ndashaka ngo umuntu wese uzakubona azabone gukora kw'Imana. Ndashimira Imana rero ibyo yabikoze, n'abantu bose banzi. Ndashimira yuko abo twabanye mu masengesho bazi ko Dawidi ari Dawidi. Imana ishimwe. Dawidi uraho neza? Ndashima Imana ahimbazwe. Ako wabanje kubitaga kora siko numva amavuta atarazamuka. Muramfasha. Ayiwe Mana amavuta, Mana ya mavuta, indumva ya mavuta, mavuta ararema, mavuta arasubiza, mavuta arasubiza. Imana ya mavuta akura mu butayu, mavuta arambika, atanga agaciro, ararambagiza, ahuza n'abakomeye. Imana ya mavuta, indumva ya mavuta, mugira ngo amavuta musoro yafite intagwa finina, mukobwa yafite intagwa finina. Mamaga ya mavuta, mamaga ya mavuta, kuri Zaburinshya ihumvikana amavuta, mavuta atarubuto, intagwa aramamesa. Duhamagara
yahamagaye amavuta yabanye na Dawidi gashanyaguza idubu gashanyaguza intare indumva y'amavuta yewe amavuta yewe mukobwa ishaka amavuta azakurengera ingwa y'amavuta ashize umunkanyari kubera y'amavuta gatura imyaka we indumva y'amavuta arashopinga we inini waya we imando yasire imando girere turayibenevo turayizinini waya indumva y'amavuta imana amavuta vugira ngo amavuta ndayahamagaye imana iri mu kazi indumva iri mu kazi vuga ngo iri mu kazi muvuge ngo iri mu kazi imana iri mu kazi yaje mu kazi indumva iri mu kazi imana iri mu kazi inawe iri mu kazi inawe urabibona iri mu kazi iri mu kazi iri mu kazi wayihamagaye iri mu kazi aho yagukuye iri mu kazi iri mu kazi indumva iri mu kazi imana yaje we indumva yaje we imana yaje we yaje mu kazi inini waya we indumva iri mu kazi imana iri mu kazi umwuka rotsa we umwuka rotsa we umwuka rotsa we umwuka rotsa we indumva umwuka we indumva umwuka we umwuka arabyibushya umwuka ararera umwuka arasegura umwuka aragendesha umwuka aratuza umwuka uri mu muryango indumva uyu mwuka umwuka rotsa we indumva umwuka we kuri zaburi nshya ihubikana amavuta indumva umwuka we umwuka w'abahanuzi indumva y'amavuta indumva y'amavuta nyamara y'amavuta mavuta ararema mavuta arasubiza gatura imyaka we akiza umwera we bakobwa bayafite babasha gukira babasha guhanura babasha kumvira kubera amavuta indumva y'amavuta haleluya yo haleluya yo haleluya amen amen ubundi namaze kumenya ko umuntu afite amavuta kwifuza kurarangira iyo umuntu afite amavuta amavuta mukiza umwera iyo umuntu afite amavuta amavuta akatura imyaka iyo umuntu afite amavuta amavuta mukiza umwera iyo umuntu afite amavuta amavuta muhuza n'abantu iyo umuntu afite amavuta ubundi umuntu ufite amavuta cyangwa ari bamenya ntayagushaka abantu barashaka amavuta iyo murambwira ngo amavuta nkuhaye inshizi zizayototera hari kera ntago nabaga nzishije ibyo bisobanuye ariko irambwira ngo amavuta ngiye kuzaguha abantu bazayototera amen ariko bivugisha mu nshishi irambwira ngo mbiguye ko hari abantu bazagira ute bazayakenera kandi ayo mavuta bakazagira abantu umumaro amen ndashimira Imana rero ikatura imyaka y'umuntu ndashimira Imana ko abantu twavukanye uyu munsi nabo twagiye twavuye ku itariki imwe benshi bagiye banywa ibyo byabwenge nta muntu ufite isura nkaya aka gasura ni Yesu rero iyo umuntu akoreye Imana nta mwara iyo umuntu akoreye Imana ibibazo birarangira nubwo babona tugenda nubwo abantu batuga ariko birwera bango dutungishije benshi rero umuntu w'Imana arashinganye nkubwire ngo nubwo bamuna mwipantaro imwe ukabona agenda n'amaguru ariko uyu muntu yo nzayasohoye ihamagara isi yose amen ndumva ibyo ngibyo ako nako karakanyuze urakoze cyane hanyuma rero warimo uvuga ngo umuntu amavuta nyine abantu baramukenera nk'uko inshishi zigenda zisanga amavuta none uyu munsi wa none ndagira ngo ubanze wibwira abantu mbere ko tuganira witwa nde nitwa Nkurunziza Pascal mvuka Gisenyi niho umuryango wanjye mvuka mutoye ariko narerewe Kigali mu mashyamba y'i Kigali umuhamagaro wanjye niho wanshishije yego Pascal bakunda kukwita nde rero amazina niswe n'Uwiteka nitwa Dawidi niryo abantu banziho nitwa Dawidi nkitwa Fura y'Imana nkitwa Dogiteri nkitwa Mose nkitwa Danieli ifarashi y'Uwiteka amariba y'Uwiteka nayo mazina Uwiteka agiye anyita
uyu munsi umuntu muri kumwe araza kumenya ibintu byinshi atarazi nawe ntabyo yarazi ariko nagashya mbese ariko uze nk'utwegera uze mwegere hino nta kibazo hanyuma reka twakire n'uyu muntu wakomeje kumva turimo tuganira we atavuga muraho neza muraho Yesu ashimwe ahimbaza umeze ute meze neza utishimye harabura iki ndishimye iyo wishimye murabibona ate ndaseka ukunda kuba witurije Imana ishimwe amazina witwa ndetse wa mubyeyi nitwa Mukandayisenga Rusi uri umubyeyi uri umukobwa uri umumama ndi umukobwa uri umukobwa uvugije ukuri yego ntabwo urashaka cyangwa waba wigeze gushaka wenda ntibyagenda neza ntabwo ndashaka Imana ishimwe Dawi uri umugabo wowe cyangwa uri umusore ndi umusore yampaye nka data ndi umusore utaregwa inda cyangwa se utaregwa umwana aho mvuka naho nakora umuhamagaro w'Imana ndumva ko nta wahagara ngo ambwire ngo Dawidi namuteye inda yego habe naho mvuka naho nta wambwira ngo najigare wenda nteye inda yego kuko nzi ko Imana izasubiza abantu kuri gakondo Yego. yaho baturutse Dawi karame naguhamagaye uyu munsi nsanga uri mu butayu uri mu butayu bwahe nandi musengera ahantu bita mu niho narindi gusengera niho narindimo mu yego wagiyeyo ryayo navuye mu rugo saa 9 z'ijoro nagezeho saa 10 nakureyo niba ture kuva saa 10 niho narindi nayishoje saa 2 wari umusengera icyaraha mbere ya byose numvaga ko ngomba gusengera igihugu kuko ikibazo kitwugarije twese kiratureba kuko nabonye ko abaganga bose barakoranye ariko mbona ko nta kintu gomba kudukiza usibye gusenga no kwiyambaza Uwiteka kabiri numvaga ko ngomba gusengera itorero kugira ngo ryongere garutsemo ububyutse nk'ubwa mbere kuko itorero ari icyitegererezo cy'igihugu cyangwa cy'isi yose numvaga rero ibyo ari byo inzinduye kabiri no gusengera abahanuzi n'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abadiyakoni ngo Imana bakomeze kugira ngo Imana itazaza gushaka umuntu wayikamubura agasanga hari ahantu Satani yamutsinze kuko umuntu adasenza arasengera Imana ishimwe Imana kandi ndizera ko yakumviye rwose ntabwo wajya gushaka Imana ijambo ry'Imana bankunda kandi abanshakana umwete haleluya bazambona Imana ishimwe kandi Yesu agumugisha mu bantu basengera nanjye n'umunsi ntago nabibura kutagusengera vugisha ukuri n'aka kanya hano nicaye kwibuye na raporo marayika yizanye nona wasanga handitseho amazina yawe nabivuze mu isaha saa 11 nafashe nk'iminota mike cyane ndagusengera Imana igumugisha hanyuma rero turi kumwe na Rusi hano turi kumwe na Dawidi muri Bibiliya umuzi iki Dawidi ubundi ikintu cya mbere nagerageje kumenya nuko Dawidi ari umuntu wabashe kwihangana rero byemeza umutware kabiri Dawidi yari umuntu ubasha kugarukira Imana vuba vuba guca bugufiya yahindaga yumvaga ari n'akantu yakoze ijuru ry'Imana ryamurebye nabi yahitaga arambara akaza ku birenge by'umwami akamubwira ati bitenzi ko umunsi wa none wandebye nabi ariko ndashakira ngo uyu munsi wongere ungirire imbabazi zawe rero Dawidi yari umuntu ukunda guca bugufi cyane niyo mpamvu nanjye numva nagira iryo shyaka ryo kuzaca bugufi imbere y'Imana ndetse n'abantu bayo hanyuma Rusi ndagira ngo nawe tubwire umuntu utarusi muzi iki muri Bibiliya yanambye kuri Naomi bisobanura iki yigisha umukuru ni nk'umuntu mwitira ni ukwitonda nyine ukarindira Imana ukanamba ku Mana ukanamba ku Mana ugategereza igisubizo kiva ku Mana none se Rusi n'umuntu witwa Dawidi ndagira ngo mu maramatsiko n'abantu badukurikiye
niki gituma uyu munsi wa none muri hano hejuru twatanye imisozi Rusi yagiraga gutya yasigara inyuma Dawidi ati tumurindire tumutegereze kandi ngewe ejo bundi twaratereraga habe no kuntegereza ukomeza ukazamuka uti nirwanire Dawidi ibi bintu nta mahoro bimeze bite wowe na Rusi bihagaze buriya nuko nzi ko hari icyo umwami yakoze kuba byonyine yarabashe kunkura mu gihirahiro ikabasha kunyereka ko uzambera umugore nicyo kintu cya mbere mba ngenda muhozaho ijisho no kuvuga ngo turi kumwe n'umuryango ugiye kuremwa mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere ni nacyo kiba cyatumye azamuka umuzamu bwate ngwino nkwereka ahantu Imana yakuye igisubizo cyawe ikakikuzanira ubundi igisubizo cyiwe kabiri rero ubu yaje mu rugo rw'Imana aha ni mu rugo rw'Imana kuko mu rugo rw'Imana ntabihavogera mu rugo rw'Imana mu bikari by'Imana hashinzwe kugira ngo umuntu Imana ihamurerere mu bikari hararererwa ubundi hararindwa umuntu uba mu bikari ajya asohoka ameze nk'izahabu mu gikari cy'Uwiteka rero ahangaha ntabwo ari urugo rw'umupfakazi ahubwo rufite nyirarwo ntapfa kurwinjira uko biboneye ubona abantu bose bahatinya nta muntu upfa kuhagera hariya uyu wazamutse ufite bya bigenda bite uko uza umuntu anyerera mu mase cyangwa ku mutumba ku bantu kera bajyaga batsoka umutumba nta ferogera ahangaha rero n'Imana nayo nta susumira igira kuba yaguhwanyirizamo uje kugutoba urugo rw'Imana ntago urugo rw'Imana ruzamwe ibiseke by'ibyaha ntago hazamo za ruhaya ntago haza abaniga n'abakoboyi hazamo umuntu Imana yahamagaye urugo rw'Imana ubushize ngo byagenze gute haza abantu hari igihe nabwiye umuntu umwe aravuye hano ndamubwira ati rero iyo ari umuhanuzi azanye abandi bantu babiri b'abakobwa noneho yumva ko we nabaturira wenda ubusambanyi cyangwa se gusomana bari bumuseke ndabareka baratura maze barazamuka ijwi arambwira ngo bambwire ngo ntibarengere abatatuye ndamubwira ati rero imwuka mpishura arambwira ati mugaruke mwene ntago mwihannye neza mwihannye umurenzo kandi umurenzo ntiwere ibijumba arambwira ati twihannye ndabwira ati mwihannye rero murenga aho ngaho mugiye kugera mu marembo neza ka marembo ararinzwe mu marembo umuntu agira ibyo yerekana ndamubwira ati Imana imbwiye ko mutari burenga aho ngaho arabipinga arangije rero umwe yageza uwa mbere ho yarahagaze yakubise akagura imbere ahita anyerera ahita akubita n'inyuma bari kumwe baramanukana bisanga mu kidendezi kiri haraye twatangiriye barabona rero umwuka arambwira ngo bihanisha umwe kuko batinye kwaturana ibyaha kuko burya umuntu ni mugari ibaze kuba wazaye n'umuhanuzi akavuga ngo yatiwe ubusambanyi kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu abantu b'Imana bakora umurimo w'Imana bagomba kubanza kugira ibyo bakuraho mbere yuko bagiye kugira ute kujya guhagarara imbere y'abantu ariyo mpamvu mwatubwira ngo mujye mugira ubwenge muhagara imbere y'abantu kuko ntago byose bivugirwa muri rusange nese nimubwiye umuntu umubwiye ngo akanya nkihana ubusambanyi nawe yaraje kwihana ubwo urumva ni intumbe ebyiri zihuye kandi intumbe ebyiri nta mumaro zijya zigira ubwo rero icyo gihe hagomba kubonekamo umuntu muzima ubohora undi akabohoka agasenga yumva akiranutse urugo twajemo rero urugo nirwo twajemo twicayemo hano hagiye haba amateka menshi hari n'abandi baje imvura ibafatiramo mu rutaremo hagati ijwi rirababwira ngo impamvu nyigushe nuko mwanze kwihana kandi ntago mwari kungera imbere mufite ibyaha ubundi ibyaha umuntu abisiga hari ahepfo buriya nimba harabaho kuba ahantu runaka hari icyuma gibanye bakozaho abantu bakagusaka na Yesu niwe ufite icyuma cyambere gisaka mu mitima mu bya mu misokoro Yesu niwe wakibanje wa mbere biriya byose abantu bona bagenda bakoza ku bantu nibisagosago Yesu yabasigiye ubundi original cyangwa ni igicucu kigaragaza uburyo Yesu abanza kugusaka original Yesu niwe uyifite kuko umwuka wera ntago ajya ahishwa none byaje kugenda gute imvura yaraguye bamaze kugwa rero kuko ku bantu bahakurikiye y'imvura igwe nta n'ubona umuntu atera ikirenge kuko yukana yanyerera ubu no kuhazamuka nuko akazuba kavuye tukagenda tunyura ku ruhande ubwo rero haratose babura uko bayibigenza haza kuboneka umuntu wari uri mu ishyamba imvura yanyagiye ariwo Imana yababwete hari abantu bagiye kuza ahangaha
ndashaka ko baza kubona ubugingo ko bwawe nkunyuzemo arangije rero arareka Imana irabanza ibanyuzura aha hepfo baratakamba bose barishinze ibyaha burumwa wabamwe intwari mwe ngo bayihanishe uwo muntu azaza bayihanisha maze kwihana babona guterera Imana isivusha akazuba ko mu gicamunsi hari nka saa 11 leta kaza karahumisha barangije baraterera barataha ngo urugo rw'Imana twajemo haryo wavuze ngo uyu muntu niki cyawe uyu muntu aritegura ko umufasha wanjye ubu niki se cyawe ubu ni shere ariko ntago yaba umufasha ubu ni fiance wanjye kuko bo hari akantu tugiye kugira ngo byemezwe neza biciye mu mategeko uyu muntu niki cyawe shere wanjye fiance Imana itabarira igihe Imana iragutabara nukuri rantabaye Rusi umje ukuntu yanambye kuri Naomi akabata uzajya nzajyaho aho uzagwa nzagwaho Imana yawe ni ele foster benefo Imana yawe neza Imana yanjye amaze kunamba kuri Naomi ajye ko nabona Boaz araje sibwo yamubereye umugabo ataranabitekerezaga ngukuntu kunamba ku Mana rero birangira Imana igukubise ikintu bita igisubizo ukakigenderaho imyaka n'imyaka abantu bagahindura amagambo yego ndabeshya ntago beshya n'ikimenyimenyi haryo ufite imyaka 35 35 rwose ubuse abakunzi bazabona icyo badukurikiye barengeje imyaka 35 ugira ngo mwebwe Imana ntiyabatabara dore Imana igiye kurengera Rose imugirire neza ose muzi David imyaka afite David afite imyaka ingahe mfite 30 si wumva David afite imyaka 30 Rose afite imyaka 35 umva ukuntu Imana ihuza abantu rero ubona bakwiranye bagendanye Imana ishimwe ndagira ngo umbwire ufite imyaka 35 umwana kuri muri iyi minsi umwana w'imyaka 13 arimo arateretwa ibintu bigakomera kabisa mu modoka gaparikwa aturiya mwana ngiye kumwirerera nageze imyaka y'ubukure nzamushaka kurambagiza cyane rwose ku myaka 35 tubwira urugendo wanyuzemo bwo kurambagizwa ko kurambagizwa ubu n'uburyo wabyitwayemo niba kandi waranakubaganye ubitubwire kuko n'ubundi Imana iragutabara naciye muri byinshi ubwo ngubwo rero naramagijwe n'abasore benshi ntago mbese sinamenye umubare wabo ubwo ngubwo ntago bazaga ngo bagire icyo bavuga nuko rero bari nk'abanga abasore bakurambye abo nibuka nk'abantu ndumva bagera nko nk'icumi yenda 10 mwese muri abo bose nta numwe yigeze kugezaho icyifuzo cyangwa umushinga wo kubaka urugo ngo ube wamuhakana cyangwa Imana iba yabyanga oya ko icyo batabigiraga simbizi nyine barazaga bagahita bagenda ntibagize icyo bagira icyo bavuga mwapfaga ikizi ntacyo akora kuguceka kwawe siko kwabaga kwawe nabiteye buriya oya ubusanzwe buceceka cyane tuza wasanga icyo bagoraga bate buriya ngo abantu baceceka cyane ngo bari abagome akaba barakuretse oya nese ubona n'iki cyabitera kuko nta kaburi mva yaterwaga n'akarande zo mu miryango umuntu aba yaravutsemo ahubwo icyo ngicyo nicyo numvaga umwuka arimo ambwira akarande zo mu miryango nizo zatumaga abantu bagenda akagenda nta kintu mutwaye nta kibazo ufite yego nese mu miryango wanyu bimeze bite byerekanye no gushyingirwa cyangwa se no kubaka ingo mu miryango wacu ntago cyakoze numva barashyingiwe umwe aba ntago bagenda bishyingira none se kuki utavugize uti kugira ngo nkomeze ndindire imyaka 35 ni myinshi umuntu ashobora kumara imyaka 7 uhabura imyaka 7 ngo umuntu abe yagera muri cya gihe cyo gucura kuki utagize uryo ngo wigobyore nyine nawe wicira inzira ube wanasaba Imana ibabaze ngiye nyine narasenze ndindira Imana icyo Imana yamvuzeho unamba ko Mana yego akizina ryo muntu uzwi izina ryo muntu cyane none se ruyiwanyu mufite abana bangahe dufite abana 6 abakobwa bangahe ngewe abahungu ni 7
abahungu ni 5 nanjye wa 6. ubwo abahungu se wakingiwemo ninde wakuze ubu? Ni umwe wenyine. Hanyuma nawe ngo byabitegerejwe yuko kugira gutya ukaburagiye. Yego. None se nk'umuntu wibuka wakurambagije bikagira kure bikahita bipfa wibuka byapfuye bigeze he? Ntago mbega se ntago yenda ndambagiza ngo bimbega ngo bone ngo bigeze kure. Ni kwa kundi nyine mbese barazaga baka sinabona mbese uko mbivuga. Umva birakomera cyangwa gutera igikomere. Ariko rero Imana ko yiteguye kukomora kandi ko yanakomoye. Reba umusore w'ibogare Imana yaguhaye, reba ukunangana ubu nta wagukoraho, ubu umeze neza uzajya uryamusinzire wizigure. Watubwiye uko byagenze wenda ko n'abadukurikiye wasanga harimo abantu bagiye bahura n'ibyo bikomere bakaba basubizwamo ibyiringiro ko isaha yo gutabarwa yabo izagera nabo bakashima Imana. Nyine abasore barazaga bakaza bashaka ngo mbese ngo twiryamanire nkabiha nkabakanira mbese bakagenda mbese hakaza undi nabyo bikuruka nk'abahakana mbese nkahora mbahakanira. Kandi uri umurokore wavuze yuko Imana yawe uzayinamba. Yego. Bikarangira wanze. Yego. Gusa ntawe waba waremereye byamara kuba akahita gucika. Oya. Subiza amaso inyuma urebe. Oya nawe. Imana ishimwe ko wayinambye, nayo mpamvu Imana nayo yiguhembye. Hanyuma rero Imana ijya kubwira iki kubyerekeranye n'urushako? Imana ajyaga imbwira ko izamuha umugabo unkunda, ikaba umugabo yigishije. Ntabwo ari amashuri yaba ngaba amashuri abantu biga ariko ni amashuri y'ibigeragezo. Ukabyakira utese ko nawe wageragejwe wa muntu? Nyine nkabyakira neza nkumva yuko icyambere ari urukundo. Yego. Ibyo nibyo. Hanyuma rero igihe kiragera Imana iza kuguza na Dawidi. Reka nibarize Dawidi. Ese Dawidi wowe ko wibereye mu ishuri ry'ibigeragezo wanyeta igitanda wararaga warahepfo, ndavuga nti burya imigongo iragwira n'ubwoba buragwira, nge sinarara hari ahantu sinabishobora habe na gato kandi warabishoboye kandi sinkurusha ubunini. Ubuzima wabayemo bumeze kuriya ari nkanjye sinanatekereza kurambagiza. Ese byaje bite Dawidi? Ni ibiki byagufashe Dawidi ko nzi ko nta kazi ugira watekereje kurambagiza umwana w'abandi gute ngo umushake? Duhe ku makuru. Buriya rero nahereye ku ijambo ngo icyo Imana yavuze ntaho kijya. Y'Imana iyo usenga ikakubwira ngo nzaguha urugo, ku basore irababwira ngo ngiye kuzaguha urugo, ngiye kuzaguha urugo wubake, muhaye umugore utazakubabaza. Rero Imana yimwe ati mwana wanje nzaguha umwana nzaguha wanje, yamwitaga umwana. Bavuga ati umwana wanje nzaguha ni umwana wize. Mbwira n'abantu bavuga ati Imana nikubwira ngo izaga umuntu wize ujye ugiramo amakenga, umenye ngo mbese umuntu ari kwigira i Kigali, ari kwigira icyangugu muri Murya, ari kwigira muri Sesamaza cyangwa muri Samata cyangwa Kanyana na Kizabonwa. Nge numvaga ari umuntu uzaba wenda urangije amasitazi muri Amerika, fati nanjye ubwo izanyumuza uwo muntu. Ubwo niko nabyumvaga. Ubwo rero nza kusobanukirwa, irambwira ngo nzaguha umuntu wigishijwe nanjye. Ubwo nari nasobanuriye n'amashuri ko Imana ijya yiga. Ubwo nubwo n'abaganga numvaga ko ntari kwiga, ko numvaga wenda ko ari bimwe bisanzwe, ariko nari numva ko atari amashuri. Ariko za kumbwira ngo ayo ngayo uri kwiga n'undi ari kuyiga. Irambwira ngo kandi uwo nzagwa we ntiyigiye mu ishyamba, ariko yigiye mu rugo iwabo, yigiye mu rugo, yigiye mu gikari. Ndabibwira ati okay nta kibazo. Rero nihuse mu gihe gito cyane njya gusenga, irambwira ati noneho ngiye kubikora. Yabanje kumbwira ati nkuhaye pare. Ntafati su uwampa pare gute nta n'umufi yasengera. Irambwira ati nkuhaye pare.
ndavuga ati kandi ikimenyetso nkuhaye nuko agiye kuzaza kukwimura ahantu uri ukajya kubana nawe kugira ngo mupange iby'ubukwe. Ubwo ndangije umuntu rero yari imuje nari pare wanjye yaratuye ku Irebero, ndangije numva ko uwo muntu aza abahanuzi, hariho abahanuzi nimba nabita abahanuzi, nimba nabita abantu baba bihishesha mu murimo w'Imana, baragenda banteranya nawe nyine turatandukana. Irambwira ngo mwana wanjye, nubwo umwana w'umuntu yanze kunyumvira akaba gusoye hanze ataragukuye hanze akaguta hanze ukagaruka kuba mu ishyamba, ti hari ikintu ngiye gukora, ti kandi nzabikorera, nzabinyuza mu maso yiwe, azabona kandi nzabikira kwitangaza bose bazayibona, ntibizaca mu muhanda gusa. Irambwira ati no kuri televiziyo abantu bazabimenya, niho azabimenya ko ndi Imana. Irambwira ngo nzakuremera ibindi bishya kubw'umutima w'umwana w'umuntu winangiye. Ubwo rero uyu munsi ngiye gusenga, irambwira ati noneho ku munsi uyu n'uyu ndashaka uzaguhuza n'umuntu wawe umwe nagusezeranyije. Utarageraho ngo ntabwo wigeze urambagiza wowe abandi bakobwa? Hari igihe najyaga nitiranya umuntu yambwira nk'ishusho, noneho hakana igihe numvaga ko kuko iwacu numvaga ko hasingira abantu benshi, numvaga kwenda ko arimo naho ngaho. Najya n'umuntu bigaza mu kambwa atari ku bundi wajya kure wazabanje ugirane wanyu ko bari banagushaka imunaziranywe kumuyagora navuze ngo ijya kuri shera ku rugo. Ndahibwa ati ibisozo cy'Imana uko izabishaka izabicisha aho ibishaka. Ubwo ndangije rero narabanje kujya wenda umuntu wenda yagira amarangamutima yo gukunda, nanjye arabona agiye nkunda, ariko kambwa ati nzakuvunira ku bana banjye, suko twasezeranye. Rero n'igihe nagiye umwe twagendanaga, irambwira ngo kuki uyu mwana wanjye umubuzi bitotse, akarara yicaye kandi utazamuryamisha ibihe n'ibihe. Irambwira ati nkwe gasopo genda utuze. Ngiye gusenga nabwira ati se nzatoza gute? Irambwira ati ngiye kubanza nguhindure firigo. Impindura firigo, ikintu cyitwa ririmvamo, icyo cyo kora kirakimvamo, nibira mu kintu kimeze nk'amavuta y'ikigunguru, nibira mwaho ngo ibyo bakobwa bimvamo. Irambwira ati nono mu gihe ikwitariki ni mu kwezi ukunuko niho nzagusobana igisubizo cyawe. Niho nagiye kubona mbona mu kwezi gushize mu itangira ryo kwa kane ndaryama, maze kuryama ngira iyerekwa. Ngize iyerekwa mbona ndimo kujya kugura ifu iyi ngiyi bateka mu gikoma. Ahantu rero nagiye kuyigura niho uyu mukobwa yarari. Noneho nge sinabisobanukirwa kuko sinanahamusanze. Nurabona umuntu w'Imana yagiye no guhahanura, aravuga ati bantu b'Imana bwo mu mpaye byo mbahahira, Imana ibahumugije. Ndasenga mbasabamisha ndigendera. Maze kutaha rero ndagenda ngeze mu rugo mbura ibitotsi. Irambwira ati ku munsi n'uyu ndashaka uzasura ariya ujyanye n'undi muntu inamumbwira. Imaze kumumbwira umuntu twajyanyeyo, niwe twagezeyo dusanga n'uyu mukobwa yamubujije kujya mu kazi, yirirwa mu rugo. Tutangiye gusenga, umuhanuzi ajya mu mwuka, ni bwa mbere twatugeza aho hantu, ajya mu mwuka aragenda amukoraho, amukozeho aramubwira amasezerano, ntiyamubwira ko ari nge mugabo we. Iramubwira ibya no ku bandi baba hari, nanjye ingarukaho. Irangije ndyamye, irambwira ngo wabonye ko umugore wawe nuriya. Nabati se mana ko nari nzi ko ndi ingorotse, nzi ko nzabana n'umuntu w'umuhanuzi, kuri mukobwa nabonye acishada narinze mpava atavuze, uzaba umuntu utavuga bizagenda gute? Nje nari nzi ko nzabana n'umuntu w'umuhanuzi. Irambwira ati ni kuri nabishatse, ntago nabaho ibintu byose mungana. Kuko irambwira ati sukora ko nzago umugore uzacuruza. Irambwira turiyo agomba kuzitoza, akaba umugabo mu rugo, akaba n'umugore mu gihe nagutumye mwivuga butumwa. Nuko rero byaje kugenda, ndangije ndagenda ndamushaka, ndamubwira tuzaye tuganire ibintu byangezeho nawe byakugezeho. Tikumaze igihe ntasinzira, nkumva ijwi rimbwira gutyo, hari ijwi ryakugezeho? Nawe arambwira ati ijwi rye ahubwo buriya kiragiye mwaje, ahubwo narazengerejwe, nari ntegereje umuntu, uwo muntu Imana imbwira. Ati none se ibintu Imana yakuzaniye warabyakiriye? Ati narabyakiriye. Ahubwo mbwira nimba waranyakiriye. Avuga ati rero Uwiteka yakwakiriye nge ntaranakumenya, ntago rero nakwanga ibintu Imana igize izanye. Ubwo nuko twahuye, umwuka bisobanura gutyo, abishumangira aho ngaho. Aratubwira ati ndetse kimenyetso mbahaye nuko uhita ujya kumwerekana.
kugira ngo n'abakobwa bose bari bakwizeye ko muzabana cyangwa bazeye ko bazagusengera batangira bagira ibindi basengera. Kuri Pasika njya kumwereka ubushobozi nari mfite sore yampaye, nibwo nagiye kubwerekana mu muryango Gisenyi. Barishima, kirori kiraba, turangije tunatashye. Irambwira ngo kuko nshaka umubyeyi wawe kuko nshaka kuzamucyura, ndashaka ko agomba kuzataha yarabonye umukazana wiwe amubonyeho. Irambwira ati mukimara kuvayo nzahita mbapangira n'iteke kugira ngo umukobwa uzajye kugira ute gufata irembo iwabo. Ubwo rero tuje duhita ari cyo kujyayo. Turangije rero ndumva tuzajya mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu nguko ko mwahu cyanyuma leta nibariza Rusi wowe Imana ajya kwibwira ko izaguhuza n'umeze gute? Dore uyu ngo yashakaga umuntu wigishijwe Imana, amubwiye ko izamuha umuntu wigishijwe n'Imana, ndanje mukubita umuntu yabonaga ngo ameze nk'umusivile ko ataragusobanukirwa. Wowe wasabaga umuntu umeze cyane, Imana akubwira ko izaguha umuntu umeze ute? Uw'Imana yigishije. Yego. Nuko rero ngiye gukora mbona n'uyu nguyu aramukunze rwose nta kibazo. Mwese umubwira nka kangahe ko umukunda ku munsi? Mu gitondo, saa sita. Wereka se ko mubwira? Tubyeshe ukuri nk'abakristo. Wereka ko mubwira? Ndaheruka. Mu gitondo. Ni wari umuhamagaye cyangwa yaragwamagaye? Ndamuhamagaye. Dawe uko Imana itajya isondeka kwiguhaye ibintu biba byuzuye, ubona Imana yaraguhaye umuntu ugukwiriye cyangwa ni kwa kundi uvuga uti ibyo Imana nyine ikoze biba ari ibyo ngibyo ntacyo warenzaho? Oya, njyewe numvaga ko ikimara kubikora nahise numva ko ikintu Imana ikoze ari cyo cyo mumara, kuko njyewe numvaga ko nakwihitiramo nabi, ahubwo irambwira ngo ibira nibyo nkukoreye, ahubwo mbikoze kugira ngo ugire umurimo wo kugira ngo usengere abantu bose bari barakubwiye umuzabane, cyangwa se wari warabwiye ngo ushaka ko muzabana, ubasengere wivuye inyuma, kuko nshaka kugira ngo mbakore mbese yarambwiye ngo ndashaka ngo mbikore nk'uko impanga izishyingirwa. Ti muntu wese mwabanye cyangwa se mwagendanye cyangwa se wagize icyo gukoraho uwo mwasangiye, ati uwo nguwo nawe muzajya musangirira ku meza yo mu rugo rwiwe, uzajya mujya kumusura musange nanjye hari ibyo nakoze. Irambwira ati ibyo basengera ndashimira ko buriya yiguhaye iguha iragusubiza ikaguha n'akandi kazi, ntabwo ikurimo umushomeri, irakomeza ikagukoresha. Rero nariho navuga ati abantu bose bankurikiye bamenye ko ntaretse kubasengera. None se nyine nima ndakubaza, ntiwaje gusanga Imana yagutoranyirije neza? Oya, ibintu yakoze ni byiza. Wumva umukunze cyane? Cyane Imana inaguhitishijemo ikakurebesha no muri abakobwa bose niwe wahitamo? Hoya na babandi bateye ukuntu bango bateye neza, uburyo biravuga ngo ugize amahirwe gwatunga umugore, Imana bibiri ivango umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Rero ugize amahirwe gatunga umugore uhawe n'Uwiteka, uwo nuwo azamuye umutwe Imana irawicaza. Kuko ngewe mu buzima nzi ko ntari ntago nzarongora imyaka, nzarongora iki Imana impaye, kandi icyo ngiki Imana impaye nicyo cy'umumaro gusombya imyaka. Kabiri nawe nta mugabo ujya umwana, abyo yahita avuga ati noneho nanjye ntago nzemera ngo tutangana, ariko ubundi mu mategeko nta mugabo ujya umwana cyane, kuko mfite imyaka leta yemera. Kandi nawe ni umukobwa wubashye Imana. Vuye yarambwiye ngo ngiye kuzakatura imyaka yongeye kumuhindura umwana, niko Imana yamubwiye. Ibwo rero aka kanya kanone ejo yakubwinjiza n'undi muhanuzi twari kwasenganye. David ari kubyumva ko utavuga cyane, ntabwo ushaka ko babyumva. Ubukwe se mwaje gusengera iki by'umwihariko muri ubwo bukwe nabwo? Reka David atubwire. David mwaje gusengera iki? Dushaka yuko Imana yadutabara tudasebye nk'abantu bayikoreye, cyangwa ku bantu bayitegereje, cyangwa ku bantu Imana igiye ikuye mu ishyamba bayirindiye. Nta kindi cyatuzanye, nabanje mvuga ngo ikintu cya mbere cya mukuru ni ugusengera igihugu n'itorero, kandi itorero ryo tuzahora turusengera n'igihugu cyacu kuko turagikora twakivukiyemo. Kabiri rero noneho Imana avuga ngo mubanze mugire musengera abantu ibyanyu bishyireho nyuma. Nanjye rero ntago nasebana ngo niyibagirwe,
rero icyifuzo mfite ni uko Imana yampa inkwano nkatunga umugore nkuye kugira ngo Imana izahabwe icyubahiro kuko Imana ikunda ubukwe. nyuma y'inkwano ukashaka n'amafaranga yo kuba wakora ubukwe bwiza. Nyuma y'inkwano nkahita Imana inankigira kuko iyo atangije umushinga ni nayo nawusohoza. Yego, hanyuma wenda twihuse, ubukwe bugira ibintu byinshi bisabwa, abantu badukurikiye barabizi, nanjye utarakora ubukwe ndabizi, kuko ubukwe ni ikintu gikwiriye kubahwa, kandi ubukwe bushushanya umunsi itorero rizaba ryahuye na Kristo nk'umutwe cyangwa se nk'umukwe n'umugeni. Mbese ubukwe ni igishushanyo cy'ubwiza tuzagira umunsi wa twageze mu ijuru. Ese mwakoze budget musanga ubukwe bwanyu buzakorwa wenda n'amafaranga ngaye kugira ngo twumve niba ibyo bintu murimo murasengera umuntu ashobora kuza aje gushaka Imana wenda afite n'ubwo bushobozi, icyo kibazo kikava mu nzira tugasengera ibindi? Ntago twakwipasa muremure kuko dufite kwizera yuko ibyo twabwiwe n'Imana bizasohora. Twumvaga twebwe Imana tugire neza nubwo yadukorera ubukwe bwa miliyoni, twazayishima mu iteraniro ry'abera, tukajya kuri za tukayishima ngo ibyo yadukoreye tubaye tuyishimiye. Miliyoni numvaga yuko yadukorera ubukwe rwose tukishima. None se Dawe, ko usengera abantu n'Imana ikavugira muri wowe igira abantu amasezerano, Imana ikubwira ko izagukorera ubukwe bwiza cyangwa iravuga iti mwana wanjye ukomeze wihangane nzagukorera ubukwe kandi ubukwe nzagukorera buzakunyure? Ubukwe bwa ntabundi iyo umuntu akiri umusore isezerano rya mbere rimunezeza cyangwa ari umukobwa ni ubukwe iyo arindiriye Imana. Rero nta kindi kintu Imana yagusezeranya, yarambwiye ati nta kindi kintu nabanza gukora ntaragukorera ubukwe. Irambwira ibintu byinshi narabibanye kuko nindamuka mbisohoje ntago ari kwemera icyo ubushake bwanjye bwakoze. Irambwira ibintu byinshi ndabifunza, ariko unkimara kuguha umuryango ibintu naguze byose bizajya byibwiza bikugereho. Imana ikuba ko izagukorera ubukwe bwiza se? Yambwiye ko ubukwe sinanjye njyenyine n'abantu twagiye dusengana, David nagiye mvurwaho byinshi n'Imana, abantu benshi bakana batari ku wundi wa Mungu waha ikimana. Ariko sha umva, ariko Imana itagutonesheje ngo ukore ibintu byiza n'uyu musozi n'uru rutaro watereye ukaza kururyamaho. Oya, usibye n'ibyo ngewe najyaga mbyinira Imana, abantu abadayimoni bakabwejagura kubyinira Imana byonyine. None se Dawe, reka wenda dusoreze ahangaha, ariko tuvugisha ukuri, ubu ufite nk'amafaranga angahe muri iyo miliyoni ukeneye muri uyu mushinga utangije w'ubukwe? Ubu mfite ibihumbi 50. Yikoda Senkane nabwo n'umuntu wabimpaye, arambwira ati nkimara kumenya ko Imana ishaka gukura mu busore muhaye ibihumbi 50. Oya, nabaye nyakiza ahantu nubwo ubona urumva ntayo, ariko ntacyo burya ntawe usuzugura icyo Imana imuhaye. Ufite senkane. Hanyuma reka tubaze na Rose. Wowe ufite amafaranga angahe cyangwa urimo uracungira kuri David ngo udufaranga twa David y'igiti? Njye mfite amafaranga makeya. Angahe? Ni makeya cyane. Reka wenda tugane ku musozo, ariko budget mwaba mwarakoze y'ayo mafaranga, ese David namwe ni yose hamwe n'iby'umugore azakenera n'iby'umugabo cyangwa ni ku ruhande rw'umugabo gusa? Ni muri rusange, kuko ikimara kuturema umwe twese dufata utwo dufite twe turaduhuza, dusanga rero bihuye na miliyoni. Twakoze bize dusanga bihuye na miliyoni, turavuga ati noneho reka ibyo ngibyo ryo tujya kwereka Imana. Yego, birumvikana. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ni inyamaboko. Miliyoni imwe nimuvuga ngo ntago ari ukwipasa muremure, n'Imana yakubwiye yuko izagukorera ubukwe bwiza ndetse bwiza cyane. Hanyuma umukaba mwarapanze budget miliyoni imwe, urumva Imana ibyo izagukorera atari byiza cyane? Ni byiza. Miliyoni kandi ni menshi, ubusa wayatoragura? Reka biragoye, n'ikimenyimenyi ntayo mufite. 50 wenda nabwo Rusa atatubwiye, ashobora kuhageze n'isane, dore ko kunze guceceka cyane, wenda wasanga ari no munsi yawe, ariko
Imana ifite amaboko kandi ibasha kubagirira neza. Niyo mpamvu wenda turimo tugana ku musozo najya kumbwira abakunzi bazabona icya babwire ngo niba Imana yaragusezeranyije ikintu, subiza amaso inyuma utekereje ku byo Imana yagusezeranyije, urebe inzira byanyuzemo. Ese warabitoraguye ibyo wanyuzemo? Ese ibyo Imana yakoze byaturutse mu kirere biramanuka ibyo Imana yaragusezeranyije, cyangwa wabibonye bica mu bantu? Nusanga waribonye bica mu bantu rero unyemerere kubw'icyubahiro cy'Imana, kubw'uko Imana isezeranye igasohoza, kubw'uko Imana itabeshya, dukorere umugisha kuri bene data mushiki wacu Rusi ndetse na Dawidi ni umukozi w'Imana. Ngira ngo mwabyumvishije, iyi ni inkweto yahawe nk'impano Imana yamuhaye, rimwe na rimwe akaba bamwiteranya n'umusirikare, ariko ni impano Imana yamuhaye kugira ngo ayikoreshe uno murimo, kugira ngo ayitererane imisozi ibintu bigende neza. Rimwe na rimwe usuzumye neza wasanga ko kuba wamugana Imana yaramwigishije imyenda yose afite ariyo yagiye ahabwa n'abantu. Gutekereza rero gutangiza umushinga w'uko nta kazi afite ni ibintu bitoroshye, ku buryo mwene data wowe udukurikiye waba warateguye ubukwe ukabuzi uburyo ubukwe bukomera, ukabuzi uburyo ubukwe ari ikintu gikomeye cyane kigoye, nifuza ko wareka tugatera inkunga Dawidi mu byo akenera, mu byo azanyuramo byose, tumutera inkunga. Ibikoresho byo mu nzu, ushobora kugira ikintu ukora rwose muri miliyoni imwe ntabwo wabura ikintu ukora. Ushobora guhamagara Dawidi ukamubwira se ni ibiki ubura ngo mbigushakire. Ushobora kuri aho ngaho ukodesha imyenda, ushobora kuri aho ngaho ugurisha imyenda, ushobora kuri aho ngaho ufite ibintu ukora ushobora kumuhereza, ushobora kuba ufite intebe ushobora kumuhereza akubaka urugo ibintu bikagenda neza. Waba ukoreye Imana kandi wamugabanyije umutwaro, iriya biji ikagenda igabanuka. Kandi ndagira ngo musezeranye yuko ijwi ry'Imana imwe rikubwira ngo gira iki kintu ukora, nuko ari Imana igambiriye gukora binyuze kuri wowe kugira ngo itabare Dawidi, hanyuma Imana nawe izabikwibukire. Ukoze muri bike ufite ugahereza Dawidi ni ibintu byoroshye. Uzi ko ushobora gufata miliyoni imwe batubwiye, ntibazongere gutera no musozi baje gusengera miliyoni y'ubukwe, bakawuterera baje kugusabira umugisha, Imana igahereza umugisha imirimo y'amaboko yawe, Imana ikakugirira neza, ibyo ukora bikaba byiza. Ntago mbizi niba ibintu muri kubishyikira, ariko iyo ukoreye umugisha ku bantu nk'aba ngaba Imana yabikwibukira. Ari ijambo rimwe njya nkunda kwibuka rivuga ngo Kristo ari umunsi azabwira abantu ngo mumve imbere mwabivume mwe sinigeze kubamenya, kuko ngo nari ndwaye ntimwansura, nari nshonje ntimwangaburira. Ni amagambo akomeye, ariko njya nkunda kuyatekereza ku bantu badafite ubushobozi mu by'isi. Tujya twirengagiza kandi ariho umugisha uri, ari naho Imana izatwibukira. Munyemerere Dawidi tumukorere umugisha, tumufashe. Iyo miliyoni imwe niba uyifite uyitange. Niba ufite 500 bimuhe, Imana iraguha umugisha. Niba ufite 200 bimuhe, niba ufite 100 bimuhe, niba ufite 50 bimuhe, niba ufite 20, 10, 5, 2500 uyamuhaye, Imana yazabikwibukira, yazazirikana neza umugiriye, kandi nawe ntiyabura kugusabira umugisha. Umuntu uturuka hari hasi akazamuka no musozi, akazamuka inshuro 5 kuri runo rutare, urumva umugisha yagusabira ari umugisha uraho ngaho gusa. Bikore hanyuma urebe icyo Imana izagukorera. Ndabizi neza ko Imana itazabyibagirwa. Imana iguha umugisha. Rusi nawe afite ibintu byinshi ategura nk'umwari, nk'umukobwa mwiza witegura kubahisha Imana. Yagambiriye kubahisha Imana, kandi Imana nayo itegereje kubona icyo yagambiriye igisohoza. Reka tumushyigikire Rusi. Ushobora kugira make y'umuhereza, ushobora kuyabahera muri rusange cyaremwe bakigabanyira, hanyuma bakubaka umuryango. Umunsi umwe tukazajya gushima Imana tuvuga ngo dore babantu Imana yubakiye urugo. Nguko ukuntu Imana ikora. Imana ntago ijya imanuka ngo ituruke mu kirere imanuke. Igihe cya manu cyararangiye, manu zazamurwaga mu bicu kikaze ukayifata. Uyu munsi wa none Imana tuyibonera mu bantu. Uyu munsi Imana nkayibonera muri Dawidi, uyu munsi Imana nkayibonera muri wowe. Uyu munsi Imana inyura mu bantu ikavuga ati mwana wanjye ndaje ndakurengeye. Ese Dawidi iyi nkweto tujya kuyibona byagenze gute? Yaturutse waraje hano rusanga yateretse cyangwa yaturutse mu kirere iragwa? Ubundi bitewe n'ubuteye umuntu abamo, yarambwiye ati ni inkweto nkwambitse kuko uzawambara ibihe byose. Urabona ko abantu bayireba si inkweto umupira wapfa gusaza. Nkisiga shiraje nkayambara ejo nkayambara n'ejo bundi nta kibazo. Imana ikubwira ko iguhaye inkweto, byagenze gute kugira ngo uyibone?
yakoresheje umuntu arayizana. Ngibyo Imana yakoresheje umuntu arayizana rimwe na rimwe, cyangwa se hari n'igihe cyageze uranashidikanya uvuga ati inkweto mpaye wa Mana we, iyi nkweto ntizatuma abantu bangirira n'abavuga bati ndamusirikare cyangwa nashitse igisirikare, ariko Imana ikubwira ariyo yiguhaye. Kereka umuntu utazi kura cyangwa utarabonye inkweto ya gisirikare, ariko ni inkweto Imana yari impaye, irambwira ati ni inkweto nkwambitse yo gukora umurimo wanjye, kugira kuko yabonaga wenda ko nta yindi nakundira kubona vuba. None se Dawe, hari icyo ntakubajije, ubu ngubu bikoresho ufite mu nzu ni ibiki? Cyane cyane bino byo mu nzu ku muntu ugiye kubaka urugo. Harimo intebe, harimo igitanda, harimo amatora, harimo iki kindira. Nta kintu mfite kindi kirimo. Ubundi abantu bose bazi ko abasore baba mu mageto bo muhamagaro, bari mu muhamagaro w'Imana, usibye akamatora ndyamaho bari mu butani ko bavuga. Umusore wanza no kunyakira mu rugo, nta nubwo njya nemera abantu ko banza, kuko ntaho kubicaza mfite. Ntago wakuzaza umuntu ngo nubwo waba ufite amavuta akanya cyangwa aje gusenga ngo umusengera yicaye ku buriri. Nta kamatora kanye ka sepure ndyamaho. Hanyuma Dawe, Imana iragutabaye kandi ubyizere. Ariko Imana avuganye nawe rimwe atari kabiri, imyaka myinshi kuva nahamagarwa. Hanyuma rero uyu munsi wa none Imana igiye gusoza icyo yavuganye nawe. Niba uyizeye bikubera uko wizeye. Imana ndabyizeye. Nkuko Rusi yanambye kuwiteka, Imana ikamujyana neza ikamuha Bowazi. Imana nayo kugira neza roho kandi batabare. Miliyoni imwe n'amafaranga make cyane ku Mana. Yewe ni namacya cyane ku bantu bamwe na bamwe muri iyi si. Harimo abantu Imana yahaye umugisha ku munsi akorera miliyoni 20. Urumva gukuramo miliyoni imwe akayiguhereza ari ibintu bikomeye. Kuri njye mba numva nka miliyoni 100. Ntacyo nishaka zibe miliyari, Imana ibasha kubikora. Hanyuma rero reka dusenga dushima Imana, ariko kandi mbanze mbaze Dawidi, ese umuntu Imana igiye gukoresha kugira ngo ibashyike muri ubukwe wamusabira iki? Usibye kuzamusabira kugira ngo Imana zamuhe ubugingo buhoraho, azabona ijoro, Imana y'Imwami imbaraga za buri munsi zituma zimurinda gukora ibyaha no gucogora mu rugendo, agategereza Imana, akisunga Imana, kuko Imana ni umutabazi n'umurengezi. Kuva mu itangiriro kugira mu ntuza ku iherezo ryayo, ibintu Imana baravuze ni Imana. Rero yitangije ikintu iranagisoza. Amen. Imana imumugisha umuntu wese Imana igiye gukoresha nkuko Dawidi abimusabiye no kuzagira iherezo ryiza. Hanyuma Rusi, nicyo wabwira umuntu ugiye kugikina akora mu kubashyigikira? Ubwo no kubatwerera nta kintu. Imana izamuha umugisha kugeza avuye mu isi nyine. Icyo wabwira abakobwa bategereje gutabarwa n'Imana bakaba barambiwe? Nababwira bagasenga, bakarindira iby'Imana yabavuzeho, kuko Imana ntabwo ibeshya. Imana ishimwe. Hanyuma umugabo ntawe uzamusuzugura kuko murusha imyaka 5. Oya. Mva witeguye kumukunda? Yego. No kumwubaha? No kumugandukira? Yego. No kujya gushakisha no kumufasha mu muhamagaro? Yego. Imana igumugisha. Reka dusoze rero dushima Imana, dusengera abantu bose bagiye kugikira bakora. Ariko mbere yuko dusenga, Rusi waduha nimero yawe cyane cyane bakuru WhatsApp. 07 28 0 60 27. Hanyuma ibaruyeho ayahe mazina? Kandayisenga Rusi. Iyo ni mobile money. Ibaruyeho mobile money baruhe Kandayisenga Rusi. Ngayo ngoko. Hanyuma Dawidi nawe duhe nimero yawe. Iyi tubwire nta kibazo. Shyira mikrofone neza. Kuki utayize mu mutwe se Dawe? Ntabwo nyafata nimero mu mutwe. Kubera iki Dawe? Sinzi impamvu. Ako shere wawe yarayize buriya? Ntabwo nyizi neza nyika. Ziruhije. Nta kibazo, reka tuze kuyandika, hanyuma umuntu ashaka kubatwerera azabatwerera nta kibazo. Dawidi, amazina yawe ari kuri mobile money na yahe? Zamana ntuza? Hariho Mukandanga Clementina. Nayo yabaruje ku mubyeyi wanjye, ariko ningiye ikoresha. Indi baruyeho Nkuru Nziza Pascal, nkoresha 2.
ukoresha ebyiri nta kibazo turaza kuzishyiraho zose ariko ubundi amazina yawe yitwa Nkurunziza Pascal. Nkurunziza Pascal rero ikusabira umugisha hanyuma tureke abantu b'Imana bakomeze imirimo yabo ndetse baruhuke hanyuma natwe dusubire mu macumbi yaje. Imana izabikora nibeshya, Imana izabikora n'Imana itabeshya, Imana izabikora nibeshya, Imana izabikora n'Imana itabe ayingwa, Imana izabikora nibeshya, Imana izabikora n'Imana itabeshya we, Imana izabikora nibeshya, Imana izabikora n'Imana itabe haleluya we, ngo Imana izabikora nibeshya, Imana izabikora n'Imana itabeshya, Imana izabikora nibeshya, Imana izabikora n'Imana itabeshya. Mana nziza, Imana yo kwirengerwa, turagushimiye ko ijambo watuvuzeho ridusohoyeho, turagushimiye ko ijambo watuvuzeho riturenganuye, tugushimiye ko ijambo wavuze ridukuye mu kaga twari tumazemo igihe kirekire kitwa inzara, kitwa ubushomeri, kitwa kutamenyana, ariko umunsi wa none ukaba utumenyekanishe n'uhabwa icyubahiro. Sabiye umugisha rero ku bantu bose bazakurikirana iki kiganiro cyangwa se ubu buhamya, abantu bazakurikira zaburi nshya, abantu bose bazabasha kugikurikira bazagirirwe neza n'Imana. Umuntu wavuzweho n'Imana, Imana ntigibeshya, Imana ntijya yicuza. Umuntu Imana yavuzeho imukurikirana ibihe n'ibihe, ijambo yavuze ikarinda ibihe n'ibihe. Rero Uwiteka ndagushimiye, Imana nziza, Imana y'insirimu, Imana izahoraho, Imana itajya yandura, Imana dukishije ibyaha, Imana dukuye muri puberi, Imana yatugaburiye, Imana nyiribihe. Imana ndasengeye abantu mu izina rya Yesu, mu gihugu cy'u Rwanda, mu itorero ry'u Rwanda, mu bihugu byo hanze, Amerika, mu Burayi, mu Bufaransa, turasenze abazabikurikirana uzabahereza umugisha mu izina rya Yesu, ndetse nuzagira icyakora uzamugirire neza, uzamuhigeze mu bwami bw'ijuru, uzamuhe mwami kuzishimana nawe ibizima n'abakuru. Mwami Yesu, biro kuguhimbaza, nanjye ndasenze ndi kuri uyu musozi, ndasengeye kugira ngo mwami Yesu komeze gutanga umugisha, komeze gutanga imbaraga, kandi Rabini Fogezi eneta ya benevo ya siregrere, turakuze nebu Uwiteka, turakuze nini waya reka Rabini sta ya shine gloria. Uwiteka we ndagushimiye ko nta hantu utakura umuntu, nta naho utamugeza. Mwami nibihe wadukwi wabo w'inyamaswa, uyu munsi wa none turagushimiye. Ndasengeye iyi zaburi nshya mu izina rya Yesu, nigirirwe umugisha, nibona abayigana, kandi Uwiteka wambika imbaraga uyu mukozi wawe mu izina rya Yesu, kubwo kwitanga, kubwo gushaka abantu b'Imana, kubwo gwira umuhamagaro wo gushaka abantu b'Imana akabaganiriza mu izina rya Yesu, kubwo kumvira umwuka wera uzamushyigikire mu izina rya Yesu, azicarana nawe uzamuhe ingororano z'abera. Turagushimiye mwami Yesu, hari undi mugaragu wawe nawe ntago twamwirengagiza. Mwami Yesu yakoze akazi kenshi, yahagaze kenshi, ariko Uwiteka azagarane nawe umutsindire ibyari kumutsinda, umuneshejereze ibyari kumunesha mu izina rya Yesu. Wongere uhaguruke, wenda ingabo nini n'intoya, hagurigere kuza kumutabara, ushingurisha mu ntagara w'imibiri byamugenzaga. Ndasenze Uwiteka aya masaha, mwami Yesu ndagushimiye, ndagushimiye kuri Imana. Mwami ibihe birandenze mbuze uko nabivuga, ariko nuwubahwe ri mu ijuru ryawe. Mwami Yesu niwubahwe, niwubahwe. Nzakuvugira mu iteraniro ry'abera, unkuye mu magana menshi, unkuye mu iki gikamagazemo nasebye. Mwami Yesu nzagushima, kuri zaburi tuzagushima, ndetse n'ahandi uzabasha kutugeza mwose tuzagushima, tuzagwimira badukoreye. Kandi Uwiteka ugire neza abantu bose bagize igihugu cy'isi, ubambika imbaraga, ngo ugana utegeke ibyo ushima n'ibyo ushaka, koze kudana n'ijuru. Urakoze Yesu, amen. Uwiteka yakoze nitwaye
ntitwayibagirwa yego natwe turabahamya natwe turabahamya natwe turabahamya b'imirimo Uwiteka yakoze ntitwayibagirwa natwe turabahamya yego b'imirimo Uwiteka yakoze ntitwayibagirwa twagiye twose twese kuja twese twagiye mumzinira Imana twese ongera aha ya ongera uzine zonyine birahagije no twagira kandi twese Claude Guino Zino Ego sa natwe turabahamya b'imirimo Uwiteka yakoze ntitwayibagirwa miziki sawa zinasha yego mama we inya mama we ayi wewe iko mama we mumsinira Imana yanyu asa fotolo nimuze murebe twese nimuze murebe Yesu agira neza nimuze murebe Yesu agira neza uko yahozeho uko yarejo ni kwari ntakajya yibuka oya buretse ikosa oya buretse mushiriremo iyo muziki kandi Imana ibaha umugisha Kristi egera hano imbere egera hano twagiye twese mubyinemo gutya natwe turabahamya ukuboko kw'iburyo b'imirimo Uwiteka yakoze uyu munsi natwe turabahamya ya